Yesu nashimwe bene data, umwami wacu Yesu ashimwe. Amazina yanjye nitwa Hatunimana Eric, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana. Ndi mwene so musangiye gucungurwa tubonera mu kwizera Yesu. Ndashima Imana inyemereye guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana, guhagarara imbere yanyu ndimo ngabura iby'Imana. Mu by'ukuri ntabwo nari bikwiriye, nshingiye ku bubi bwanjye bwa kera, ntabwo nari biye guhagarara imbere yanyu, ariko ndashima Imana kuko yatekereje ko ndi wo kwizerwa, impa umurimo wayo nubwo nabanje kuba umunyarugomo, nkabanza kuba umuntu ukora ibyangwa n'Uwiteka, ariko ndashima Imana yuko yambabariye. Imana ishimwe. Ubutumwa bwiza nabazaniwe buragira buti: udateraniriza hamwe na Yesu arasandaza. Haleluya. Ndagira ngo wumve iyo nsanganyamatsiko y'ubutumwa bwiza nabazaniwe bene data. Umuntu wese udateraniriza hamwe na Yesu arasandaza. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, turasoma igice cya 11, dusome umurongo wa 23. Handitswe ngo: uwo tutabana ni umwanzi wanjye, kandi uwo tudateraniriza hamwe arasandaza. Iyo dusomye Bibiliya bitwereka umugabo bita Pawulo, witwaga Sawuli ahinduka Pawulo. Uyu mugabo iyo dusomye amateka ye, tubona ukuntu yabanje kurenganya ubwoko bw'Imana, yari mubi, akora ibyangwa n'amaso y'Imana, ababaza abantu, ariko aho amaze kwakira Kristo, aho amaze kwizerera Yesu, haleluya, Yesu niwe wabashije gukora ikintu gikomeye mu mutima we. Haleluya. Wa wundi wari mubi, wa wundi wakoraga ibyangwa n'abantu, wa wundi wari umugome wicaga abantu, haleluya, wari umugome wicaga abantu, akimara kwizera Yesu, haleluya, niwe wahindutse Pawulo, niwe wabaye intumwa ikora ibintu byiza, niwe wabaye umuntu ubana n'abantu bose amahoro. Haleluya. Imana ishimwe. Ijambo rero ritubwiye ngo iki? Uwo tutabana ni umwanzi wanjye, kandi uwo tudateraniriza hamwe arasandaza. Bishatse kutwigisha iki bwoko bw'Imana? Bishatse kutwereka ko umuntu wese utarizera Yesu arasandaza. Mbese bishatse kutwigisha ko umuntu wese aba ukomeye woroheje, utarizera Yesu isaha n'isaha yakora ikibi. Yego, isaha n'isaha yakora iki? Yakora ikibi. Umuntu wese utarizera Yesu isaha n'isaha yakora ikibi. Uyu ni Yesu wabyivugiye ubwe. Ndakubwiza ukuri, nta mbaraga wowe ushobora kubona utarizera Yesu mu gihe wabaswe n'ubusambanyi zasha gukura muri icyo kintu. Ntabwo bishoboka. Nta mbaraga ushobora kubona zabasha kugukura mu kunywa inzoga, mu businzi, mu gihe utarizera Yesu. Imbaraga za muntu zibanye. Birashoboka ko ushobora kubona ko inzoga ziguteza ibibazo, zituma ukosora amafaranga yawe, zituma ugira hangover, ziguteza ibibazo bitandukanye, ukumva muri wowe urazanze, ukumva muri wowe ufashe icyemezo cyo kuvuga ngo izi nzoga ndaziretse. Ariko kuko uziretse ku bwawe, utaziretse ku bw'impamvu yo kwizera Kristo, utaziretse kuko wamenye Imana, ndashaka kugutangariza yuko ushobora kuzirika igihe runaka, ushobora kuzirika ukwezi kumwe, ushobora kuzirika umwaka, bigakunda, ariko byanze byanoga igihe kiba kizagera ukongera ukabisubiramo. Ariko
wamaze kwizera Yesu, kuko mu kwizera Yesu harimo imbaraga zishobora gutuma unesha izo nzoga, ukareka izo nzoga, ukareka ubwo busambanyi, ukareka ubwo bugome, ukareka ubwo bwicanyi. Niyo honyine ushobora kubaho mu buzima butabangamira abantu. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana ritubwiye ngo uwo tutabana ni umwanzi wanjye, kandi uwo tudateraniriza hamwe arasandaza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iryo zina rya Yesu, mwene data umurikiye, ndashaka kubwira ko ari ryo tuboneramo agakiza k'Imana. Niryo tuboneramo agakiza k'Imana. Isomye ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 ukarusoma umurongo wa 12, haravuga ngo, reka tuhasome byakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 12. Haravuga ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Muri make, nta rindi zina mu isi no mu ijuru ryahawe abantu bakwiriye gukirizwamo. Ni ukuvuga ngo umuntu wese abasha gukora ibyiza kubw'uwo Yesu, kubw'iryo zina. Niba ushobora kugufata nimba yagiraga umujinya, umujinya ukarangira. Yesu wenyine niba ushobora kugufata nimba yagiraga uburakari, nimba wibaga, ibyo byose akabigukuramo. Nta rindi zina twahawe n'isi no mu ijuru, nta rindi zina abantu bahawe usibye iryo zina rya Yesu. Imana ishimwe. Rero mwene data unyumva, nashaka gutangariza yuko iyo utabana na Yesu arasandaza. Yohana igice, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, iyo usomye igice cya 11 umurongo wa 25, Yesu yaravuze ngo, Yesu arababwira ati, ninjye kuzuka n'ubugingo. Uwizera naho yaba yarapfuye azabaho. Haleluya. Ninjye kuzuka n'ubugingo. Uwizera naho yaba yarapfuye azabaho. Murumva inyungu yo kwizera Kristo, bwoko bw'Imana. Ninjye kuzuka n'ubugingo. Uwizera naho yaba yarapfuye azabaho. Icyo nicyo umuntu wese yagombye gutekereza, ko nyuma y'ubuzima, ko hari ubundi buzima, ko Yesu ari wenyine uzazura abantu, ari we kuzuka n'ubugingo. Ese njye naramwizeye? Mwene data umurikiye, nagira ngo icyo kibazo kibaze. Kwizera Yesu ufite n'inyungu nyinshi. Ufitemo inyungu nyinshi, usandaza mu bibi bikuzanira akaga. Kwizera Yesu ufite n'inyungu nyinshi zituma urokora ubugingo bwawe. Nubwo waba warapfuye, ubizi neza udashidikanya ko Yesu azakuzura, ukabaho mu buzima bw'iteka ryose, utagiye mu muriro utazima w'abantu banze kwizera Imana. Ndashaka gutangariza ko icyaha cya mbere abantu bakora ku isi yose ari icyo kutizera Yesu. Abatizera Yesu ngo baciriweho iteka, ariko umuntu wizeye Yesu afite ubugingo buhoraho mu bwami bwo mu ijuru. Rero insanganyamatsiko nabazaniye muntu wankurikiye iragira iti, udateraniriza hamwe na Yesu arasandaza. Yesu ntuzagushoboza kubana n'abantu bose amahoro, kandi ukabaho mu buzima bw'amahoro, ukagira ubuzima bwiza burimo amahoro. Rero mwakire neza ubutumwa bwiza. Nimba utarizera Yesu, ndakugira inama yo kugira ngo umwizere. Uwashaka kumvugisha yambonera kuri iyi nimero 0788 75 64 31. Eric, ubuntu bwa Yesu.